Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndashimye Imana rwose kandi nshimye Imana yo kabyara, yo yatumenye mu mazina. Ndashimye Imana kubwo umuririmbyi uyu wa 81. Hari ibintu byinshi yararambiwe byo mu isi, hari ibintu byinshi yumvaga adashaka kubamo, hari ibintu byinshi yumvaga areba bikamugora, bikamunanira, intambara, ibibazo, ariko arangije abona nta kindi yabihimisha, aravuga ati cyama nkazigira mu ijuru. Niho rero yahise aterura indirimbo aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Yajyaga yumva bayavuga, yajyaga yumva Imana yamubwira, arangije aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane ahatagira ibyago. Yabonaga yuko ibyago ari birebire mu isi, yabonaga ko buri munsi ahura n'ibyago, abavandimwe, inshuti bahura n'ibyago, ariko aravuga ngo nkumbuye kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane ahatagira ibyago. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi umucyo w'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo, n'umurwa azinjiramo, n'uwo mucyo azabamo. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo nawe wowe unteze amatwi ugira ishyaka ryo kumva ukumbuye igihugu cyo mu ijuru. Impamvu abantu basubira mu byaha, impamvu abantu bakora ibyaha umunsi ku wundi, ni uko baba bataramenya neza yuko ijuru rihari ngo bagiriye ibihe byiza byo kurikumbura. Kuko utamenya iyo ava ntamenya iyo ajya. Akenshi rero iyo wamaze gusobanukirwa ko inyuma ari habi habi, ukamenya neza yuko ikuzimu nta mirimo nta migambi, ukamenya neza yuko ibyo dukora bya buri munsi ari muri transit, ari muri gihe gito cyane tukava muri ubu buzima, bigutera gukumbura iyo ujya, kuko aho tujya ni heza, kuko Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, aho muzaba nanjye ariho nzaba. Imana ishimwe rero yo yatumenye amazina. Uyu muririmbyi aravuga ngo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'ubugingo ndetse ikamba ry'izahabu. Imana yacu ishimwe cyane. Umunsi umwe rero reka mbabwire ngo tuzakigeramo, umunsi umwe tuzagikandagiramo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira wakwirirwana, ariko bwakira impundu zikavuga. Rero uko bisa kose hari umunsi tuzakandagira muri icyo gihugu. Imana yacu ishimwe cyane. Tunyura mu misozi tukanyura mu mataba, hose akarushya umutima, ariko ndabinginze nimuhumure, ijuru rirahari, ijuru tuzarikandagiramo, kandi tujya twumva dufite amatsiko yo kuzaba muri icyo gihugu, tukajya kubana na data akaramata. Imana ishimwe cyane. Nubwo isi tugerageza, nubwo isi dukaranga, nubwo isi itutwara uko yishakiye, ariko nimuhumure, icyo gihugu tuzakijyamo. Imana ishimwe cyane. Nkunda kumva amakuru y'umurwa rero, ahatagira ibyago, ahatagira imibabaro, aho abantu badapfusha cyangwa ntibasonze, aho abantu batababara, aho badatukwa, aho batangwa n'imiryango, aho batangwa n'inshuti n'abavandimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Dukumbuye kumva ayo makuru y'umurwa, dukumbuye kuzaba muri icyo gihugu. Reka mbabwire inshuti yanjye, abazaba muri icyo gihugu ntabwo bazahura n'ibyago, abazaba muri icyo gihugu ntabwo bazahura n'amaganya, abazaba muri icyo gihugu ntabwo bazahura n'intonganya, abazaba muri icyo gihugu ntabwo bazongera kwibuka yuko bigeze baruha muri iyi si, abazaba muri icyo gihugu ntabwo bazongera kwibuka yuko barwaye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo azafata umwitera duhanagura amarira twarize, nubwo tubabaye, nubwo turira, ariko nimuhumure, hari igihe Yesu azaduhanagura amarira. Imana ishimwe cyane. Ayihahirwa abatazaba muri cya gihe cyo kubaho mu buzima bushaririye, bwo kubaho mu muriro w'iteka, aho gwahirwa abazaba mu gihugu cy'Imana, mu gihugu cy'Isiyoni. Imana yacu ishimwe cyane. Nimureke dutegure rero imitima yacu, nimureke dutegure kuzaba muri icyo gihugu. Birashoboka yuko urushye muri iki gihe, birashoboka yuko ubabaye, birashoboka ko ucitse intege, birashoboka ko wihebye, birashoboka kuvuga ati Imana yaratinze kunjyana, yewe rimwe na rimwe rwose warihebye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi nyuma y'ubu buzima hari igihe tuzahagarara aho tutazaruha ukundi. Imana yacu nishimwe. Duterwa ishema rero no kwitwa abana b'Imana, kuko ijambo ry'Imana rimbwira neza cyane ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Duterwa ishema rero nuko turi abana b'Imana. Umuririmbyi niwe yavuze ngo ni Yesu wangeze kuba umuvandimwe we,
agashinga mu gakiza ke. Imana yacu ishimwe cyane. Uwa gatanu mu gakiza yaravuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yemeraga kwinjira muri njyewe. Imana ihimbazwe rero ko dutewe ishema nuko turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ni kurayishurwa. Icyo tuzi nuko tuzasa n'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Nunze kumva amakuru y'umurwa rero, kandi uwo murwa reka nkubwire ni umurwa wubakishijwe amabuye y'igiciro cyinshi, ni umurwa wubakishije amabuye tutigeze tubona mu isi, za kirisoparaso wakita metisito. Izo zubakishije amarembo y'uwo murwa. Reka nkubwire nshuti yanjye, kirisorido nazo zirahari, ni amabuye y'igiciro tutarabona mu isi. Ariko nitumara kugerayo tuzagenda hejuru y'inyanja. Aleluya! Tuzagenda hejuru y'inyanja y'ibirahuri, tuzagenda dutsimbagira, maze Imana nayo izaza ituririmbire. Yaba yaririmba baze ntabwo tubizi, yaba yaririmba ruto cyangwa tenoro ntabwo ndabimenya, ariko icyo tuzi nuko Imana izaturirimbira, kandi natwe tuzafatanya n'Imana kuririmba. Tuzareba ibizima bihora biramya Imana, nzabireba, amaso yanjye niyo azabireba. Imana ishimwe. Oh haleluya, haleluya. Nzareba abo bakuru 24 birirwa bakikije intebe y'Imana baramya Imana. Nzabareba. Imana ishimwe. Nanjye nkumbuye kumva amakuru y'umurwa, nkumbuye kubona muri icyo gihugu. Bene data, ndagira ngo nkubwire, icyo gihugu kiradutegereje. Icyo gihugu ni icyawe nanjye, icyo gihugu ni icy'abamwizeye, icyo gihugu ni icy'abashakana umwete Imana. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kuzaba muri icyo gihugu. Ndakwifuriza ngo icyo gihugu uzakibemo, kuko imibabaro y'iki gihe nikwiye kugiranwa n'ubwiza buzahishurwa. Imibabaro y'iki gihe nshuti yanjye, ibyo uri kunyuramo. Igihe kimwe Paulo yigeze yabwira Abaroma mu bice 8, arabitegereza arabareba. Yarazi neza ko bariho bararenganywa, yarazi neza yuko bari mu bihe by'uburetwa, yarazi neza ko bariho barajyanwa mu mastade bakicwa, yarazi neza yuko bariho baratonganywa, yarazi neza ko bariho barabahereza intare zikabarya, yarazi neza ko umwami Nero atabamereye neza na gatoya. Ubwo bubasha rero yarabuzi bwa Nero, kubera ko yigeze nawe yabasha kurenganya ubwoko bw'Imana abaziza ko bizeraga Imana. Yarabizi rero, arangije aravuga ati mwabaroma bashuti zanjye mwe, yemwe abari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho, kabone n'ubwo ibibazo byaza, ariko abari muri Kristo Yesu ntabwo tuzacibwaho iteka. Kabone n'ubwo intambara zatugeraho, kabone n'ubwo umwami Nero yatujyana muri stade kutwica, ariko n'umuhumura abari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho. Arakomeza ababwira ijambo rikomeye. Ageze ku murongo wa 18 arababwira ati rero reka mbabwire, iyi mibabaro turiho turanyuramo nikwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Imana yacu ishimwe. Amanuka kuri 35 arakomeza ababwira amagambo yigera ababwira ati nubwo twapfusha, nubwo twahura n'ibibazo, ariko ntihazagira ikibatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, ndagira ngo babwire, nubwo tunyura mu bikomeye, tukanyura mu ntambara, ariko nimuhumure, ntateka abafite Kristo bazacibwaho. Erega tunyura mu bibazo nk'abandi, erega intambara zitugeraho nk'abandi, turarwara tugapfusha ni nk'abandi, turatukwa tugasebywa ni nk'abandi, ariko nimuhumure, abera b'Imana baryamanye ibanga. Rero nimukorera Imana, erega ibigeragezo bitabayeho ntabwo wazavuga ko warwanya urugamba. Nimuhumure, Imana yiteguye kutugirira neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe umutima wanjye yuko hari umunsi tuzabona Imana. hari umunsi tuzabona Imana. Reka mabwire, Yohana ku kirwa Patimo yigeze yerekwa ijambo rikomeye muri 21, aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ngo kuko ibya kera byari birangiye. Reka nkubwire, ibya kera bizarangirana no kwifuza kwabyo, ariko abera b'Imana tuzataha. Nimuhumure abera b'Imana tuzataha, nimuhumure bene data abera b'Imana tuzataha. Imana ishimwe cyane. Narindiho rero ngira ngo nkumvishe yuko uko byagenda kose tuzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi turi ku munsi wa 22 w'amasengesho y'iminsi 40. Ndagira ngo mbibutse yuko iki cyumweru tutangiye
cyahariwe cyangwa se ni icyumweru tugiye kuvuga ku mbaraga z'umwuka wera, uburyo ki umwuka w'Imana agomba kutumanukira muri iki cyumweru. Ndagira ngo ugire icyifuzo uvuge ati ubugingo bwanjye bukeneye kuzura umwuka wera. Imana yacu ishimwe cyane. Tumaze iminsi turi mu bihe byiza by'amasengesho, imbaraga z'amasengesho, twiga neza ko ubugingo bwacu butafite gusenga ntacyo bwaba bumaze. Ubu rero nyuma yo gusenga reka twuzura umwuka wera, hanyuma nyuma yo kuzura umwuka wera tujye gukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi ari nacyo uwo munsi wa mbere w'icyumweru cyahariwe imbaraga za mwuka wera cyangwa se kuzura umwuka wera. Ndumva nanjye mfite icyifuzo cyo kuzura umwuka wera, ndumva ninginga Imana kugira ngo inyuzuze umwuka wera bundi bushyashya, kubera yuko iminsi turimo irasaba abantu buzuye umwuka wera by'ukuri, babasha kumva icyo Imana ivugana nabo. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi rero turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mu ruganda rw'izahabu kubw'umurimo cyangwa se kubw'umurimo w'Imana, uruganda rw'izahabu. Kuba wanyura mu ruganda rw'izahabu ubitewe no kuba ari mu nzira Imana ishaka cyangwa se kubw'umurimo w'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Reka dusome amagambo yo muri Yobu ibice 23 umurongo wa 10, cyangwa se duhere ku murongo wa 7, umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo aho niho umukiranutsi yaburanira nayo incira urubanza ikansindishiriza iteka ryose. Umurongo wa 8 none ukavuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Umurongo wa 10 ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana shimwe cyane. Ayo niyo magambo nshaka ko tuganiraho, hanyuma tugasenga. Mu by'ukuri iki cyumweru cyahariwe umwuka wera, iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora koko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Buriya reka mbabwire mwa babyeyi mwe, guhabwa umwuka wera ni kimwe mu butsinzi uba ubonye mu buzima bwawe, kuko umwuka wera ntihazagira umuntu ugukanga ngo umwuka wera ngo azawuhabwa kuko ari we mbese kamara imbere y'Imana. Umwuka wera ni uwa twese. Umwuka wera uhabwa abantu bose bumva barizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, kandi n'abataramwizera nabo bagira icyo bita umwuka wera ubagendaho umunsi ku wundi, ubabuza gukora ibibi, ugenda ubabwira ati nyamuneka iki kintu ugiye gukora ntabwo ari cyiza, gikosore gutya na gutya, nubwo rimwe na rimwe banga kumvira umwuka wera. Ariko noneho abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, kandi noneho abana b'Imana icyiza cyabo babikiwe ibanga. Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine ahubwo mbasigiye umwuka wanjye, azaba ari umufasha ubafasha mu bintu byinshi, anabamenyeshe n'ibindi njyewe ntigeze nkora. Imana yacu ishimwe cyane. Rero tubikiwe ibanga ku bantu buzuye umwuka wera. Nta muntu rero uzakwiryaho ngo njyewe ni njye munyamwuka gusa. Burya nawe uri umukandida wo kuzura umwuka wera, kuko Yesu yarawutwemereye. Nta muntu n'umwe urusha abandi agaciro imbere y'Imana, kuko twese turi abana b'Imana kandi twaremwe mu ishusho yayo. Icyakora koko usabwa kwemera gusa, ubundi umwuka wera akaza muri wowe. Kuyoborwa n'umwuka niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nta cyiza nko kuyoborwa n'umwuka, kuko kuyoborwa n'umwuka biragufasha. Kuyoborwa n'umwuka bifite aho bigukura n'aho bikugeza. Kuyoborwa n'umwuka hari ibintu byinshi udashobora guhura nabyo kuko uri kuyoborwa n'umwuka. Ariko iyo wiyoboye ukayoborwa n'umubiri, rimwe na rimwe birazamba, rimwe na rimwe ushobora gushiduka waguye mu mwobo. Ariko abayoborwa n'umwuka abo ngabo ni abana b'Imana. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro ko yatwemereye umufasha udukwiriye, kandi azatumenyesha iby'iki gihe ndetse akazatumenyesha n'ibizaza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero yaravuze ngo icyakora koko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ndashima Imana yuko yatwemereye iryo sezerano rikomeye ngo muzahabwa imbaraga. Ubundi kubaho udafite umwuka wera bisobanuye yuko uba utari umunyembaraga mu bujyanye n'umurimo w'Imana, kandi kubaho utari umunyembaraga ni kimwe mu gihombo uba ufite, cyangwa se uba uri guhombera Imana mu murima wayo, kuko ntabwo ubasha guhinga neza kubera yuko nta mbaraga ufite. Uburo
uri umunebwe mu yandi magambo. Ariko Yesu yarabirebye rero aravuga ati maze kubona ko aba bantu bashobora kuzagira ubunebwe mu bwami bwanjye, aba bantu bashobora kuzakora ibintu rimwe na rimwe babikoreshejwe n'imbaraga zabo zisanzwe, bakaba bakora amabi nk'uko Petero yigeze yakora amabi agaca abantu amatwi kubera yuko atari yakayoborwa n'umwuka wera. Noneho arangije aravuga ati muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero biratunezeza cyane ko yaduhaye iryo sezerano, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Bivuze ngo umwuka wera ataramanuka uba utagira imbaraga. Nimba utari wuzura umwuka wera uba utarabona imbaraga zishobora gutuma utinyuka gukora ibintu runaka. Ni hahandi uzasanga umurokore adashobora gutwara Bibiliya mu ntoki avuga ati oya bambona se, akaba yayitwara mu ishakoshi ngo batamubona rwose. Abo ngabo rero baba batarabasha kubona imbaraga z'umwuka wera, kuko ntabwo baba bakagira imbaraga zo guhamya Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Ngo ntiyatwara Bibiliya mu ntoki, ngo ntiyahagarara imbere y'abantu ngo abashe kuvuga izina rya Yesu, ngo ubuse ngo wazambona ndi kuvuga Imana, ngo kandi ari inshuti yanjye, ari best friend wanjye, ari girlfriend wanjye, ari boyfriend wanjye, dusangira wenda inzoga tugira gute, ngo yabivuga gute? Uwo nguwo n'ubundi abatarabasha kuba umunyembaraga. Ariko umva nkubwira babaye abagabo b'imbaraga, wa wundi ubasha guhagarara akavuga ngo uwo mwishe mukamubamba, uwo niwo tuvuga uyu munsi. Wa mukobwa uzabasha kugenda mu bandi basangiraga wenda muri night club, wa mukobwa uzabasha kugenda akabwira urungano rwiwe akarubwira ati nimuceceke mbabwire kugira neza kw'Imana, tinabonye Yesu angirira neza. Uwo burya azaba yuzuye umwuka wera wo guhamya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uwo nguwo azaba yaruzuye ibindi bihe bidasanzwe. Umusore uzahagarara akabwira abandi bakobwa ati burya reka mbabwire nabatendekaga, ariko reka mbabwize ukuri Yesu namubonye, Yesu arakora. Reka mbabwire ngo ibyo twanyuragamo byose none nimureke duhindukire Yesu. Uwo nguwo azaba maze kubona imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Umugabo uzahagarara akabwira abaturanye akababwira ati reka da, mwari muzi neza ko ntongana n'umudamu wanjye, mwari muzi neza ko mba gutya na gutya, ariko ndagira ngo mbabwire uwo mugabo namubonye. Reka mbabwire Yesu ugira neza, reka mbabwire Yesu ukora imirimo. Haleluya, reka mbabwire Yesu uhindura amateka. Uwo nguwo azaba yaramaze kuzura umwuka wera. Ikibazo nuko abantu muri iki gihe badashaka kugira ngo buzure umwuka wera, ahubwo bacumbikiye indiri y'ibyo bashaka kugeraho, indiri y'ibyaha byabo, indiri y'imitekerereze yabo. Iyo ngiyo mbese barayicumbikiye, babigize ibintu bikomeye muri bo. Ariko umva nkubwire abuzuye umwuka wera bene abo ngabo ntateka bazacibwaho. Nicyo nkundira Imana, kuko umwuka wera azajya tumenyesha n'ibingiye kuba. Twabonye abantu buzuye umwuka wera bahanganye n'imbaraga z'abarozi barazitsinda. Twabonye abantu buzuye umwuka wera bahanganye n'imbaraga za Satani z'uburwayi barazitsinda, kubera ko umwuka wera agendana n'impano zose, agendana n'impano zo kwizera, agendana n'impano zo kwihangana. Kuko umwuka wera araza arakubwira ati mwana wanjye humura, rega Uwiteka ahari, humura Uwiteka azakugira neza. Ugahita wumva urakomeye. Ni ukuri wanyura no mu bigeragezo bitandukanye, waba uri kumwe na mwuka wera atagusize. Kwiheba ntabwo ushobora kukugeraho, kuko umwuka wera ntabwo ashobora kwemera kwiheba. Ariko handi uzaba wanatewe no kwiheba, handi uzaba waratewe no kwiganyira, handi uzaba watewe n'amaganya yo mu mutima, uzavuge ngo umwuka wera yanyuze mu idirishya arigendera, uyu munsi ntawe mfite. Kubera umwuka wera ntabwo ashobora kwemera ko wiheba, ahubwo arakubwira ati yakomera, rega mu rugamba turi kumwe, mu rugendo turagendana, mu ntambara urasana n'ibyaha, ufite umucunguzi, ufite umugaba rwose akagukomeza, ukumva nawe urakomeye. Umwuka wera ntabwo yakwemera ko wiheba, wiganyira kandi muri kumwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'umwuka wera zikorere mu buzima bwawe uyu munsi. Haleluya, imbaraga z'umwuka wera zikorere mu mutwe wawe, imbaraga z'umwuka wera zikorere mu mutima wawe, imbaraga z'umwuka wera zongere zigendane nawe. Twabonye abantu buzuye umwuka wera bakora iby'ubutwari, twabonye abapasiteri bazi kuzura umwuka wera bahagarara bagatinyuka bakavuga iby'ukuri, twabonye abavuga ubutumwa bavuga iby'ukuri buzuye umwuka wera. Reka nkubwire umuntu uzaza akakubwira ibitari iby'ukuri, uwo nguwo azaba umwuka wera yaraciye mu idirishya arigendeye. Ariko abanzi Imana yabo nimunyumve bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane, yo yaduhaye isezerano ry'umwuka wera. Nimuhumure rero mwuzure umwuka wera. Uyu munsi mbaturiyeho kuzura umwuka wera. Abanyumva mwese mbaturiyeho kuzura umwuka wera. Icyama abantu mu kuzura umwuka wera
Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nimureke twuzure umwuka wera, kubera yuko umwuka wera azatuma tugira imbaraga, azatuma tugira imbaraga mu muryango. Igihe kimwe twajyaga tujya dusenga, rimwe tugasanga bakinze ibintu byose bigakomera. Ikindi gihe twajya kuvuga iby'umwuka wera mu nsengero bakavuga ngo bari abantu barasaze. Twarabibonye iyo ntambara, ariko ntabwo byatumaga abantu ducika intege. Twahagararaga tuvuga ngo nubwo byagenda gute, nubwo badukingirana, nubwo bavuga gutya, ariko uwo dukorera ni umugabo, ukumva uranezerewe, imvura ikakunyagira ugenda. Reka nkubwire, twagenze urugendo rw'amaguru rurerure tujya mu ivugabutumwa, noneho rimwe na rimwe n'ibirenge bikazamo amazi. Tugakora nk'ibirometero byo kuva mu gitondo saa 11 za mu gitondo tukagera aho tugiye mu masaa moya z'ijoro, tugiye kuvuga ubutumwa n'amaguru, nta modoka. Noneho ibyo ukabikora wumva unezerewe. Twaba turi mu rugendo rero na za korari, tukagenda turirimba indirimbo, tukagenda dufashwa. Ayiwe, nkumva ibyo bihe biraryoshye, kandi umuruho mu buryo bw'umubiri uhari, ariko ukumva ukavuga ngo Imana nkorera izampemba. Ukumva ufite ibyo bihe utitaye ku muruho. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kuzura umwuka wera ntako bisa. Reka nkubwire ngo twararwaye, abantu bararwaye, abari buzuye umwuka wera bakajya bahanurira abandi baryamye mu bitaro, tukabibona ibitanda bigatigita, yari arimo amaserumu agatangira agahanurira abandi barwaye. Dayo we, ibihe byiza by'umwuka wera nibiganze mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Kuzura umwuka wera birakora ngo muzahabwa imbaraga. Umwuka wera ntabamanukira. Nukuri ndabinginze nimwuzura umwuka wera, kandi nta handi uzawukura ni mu gusenga no kugirana ubusabane n'Imana, no kubwira Imana ngo Mana ndamanitse, I surrender before you. Manitse amaboko, Mana nyuzuza, nyuzuza, ni wowe ukunyuzuza. Nubona umwuka wera, abo mu muryango uzababwira kugira neza kw'Imana. Mudamu wawe uzamubwira kujya neza kw'Imana, umugabo uzamubwira kujya neza kw'Imana, umwana wawe uzamubwira kujya neza kw'Imana, kubera ko ahari umwuka wera ibintu byose byagenze neza. Umwiryano uzashira. Reka nkubwire inshuti yanjye, amaganya n'imibabaro y'iki gihe ntikwiye kugiranwa n'ubwiza buzahishurwa. Nimuhumure, abera b'Imana tuzataha. Imana ishimwe cyane. Rero asiga babwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe cyane. Rero tuzaba abagabo bo guhamya Imana, ahari hose tuzahamya Imana. Ibyo twatinyaga tuzabikora. Reka nkubwire inshuti yanjye, nimba watinyaga kuvuga ubutumwa mu muhanda, niwuzura umwuka wera uzabuvuga. Nimba watinyaga kuvuga ubutumwa mu kabari, niwuzura umwuka wera uzabuvuga. Nimba watinyaga kubwira indaya ngo zihana ubusambanyi, niwuzura umwuka wera uzabikora. Nimba watinyaga kubwira abasore bagutereta ari benshi ngo babwire ati muhumure Yesu arahari, uzabikora. Nimba watinyaga kubwira abakobwa utereta wabatendetse ngo babwire ngo rero aho bigeze nuzuye umwuka wera, ngo babwire ati nimwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, umwuka wera nazo uzabikora. Abera b'Imana, reka mbayinginge nimusabe kugira ngo mwuzure umwuka wera. Uyu munsi muri iki cyumweru tugiye kwinginga Imana kugira ngo itwihere imbaraga z'umwuka wera, kuko nyuma yo kuzura umwuka wera ndababwiza ukuri yuko ibintu byose bizemera neza. Rero mu ngingo y'uyu munsi ravuga ngo mu ruganda rw'izahabu kubw'umurimo w'Imana. Iyo wamaze kuzura umwuka wera bakudaga mu uruganda ukarunyuramo, bakunaga mu muriro. Twigeze twabona abasore batatu bageze mu itanura ry'umuriro. Reka mbabwire ngo kuko bari buzuye umwuka wera, babwira umwami, baramubwira ati naho Imana yacu itadukiza, ntabwo turi bwubarara igishushanyo cyawe wabajwe. Baramuhakanira kubera imbaraga z'umwuka wera. Erega imbaraga z'umwuka wera zitumuhamya n'imbere y'umwami bitari gushoboka. Imbaraga z'umwuka wera zitumye uhamya imbere y'abakomeye bitari kwemera, kubera yuko wisuzumye uri umuntu ntago wabikora, wisuzumye uri umuntu ntago wabigeraho. Ariko imbaraga z'umwuka wera iyo zakugezeho ubasha guhamiriza abantu, ukababwira ngo uwo mwishe mukamubamba, uwo ni ukoze ibi ngibi mbabwira. Imana ishimwe cyane. Rero mu ruganda rw'uzahabu, zahabu kugira ngo yitwe zahabu, ntuzatekereze ko zahabu ari iyi ngiyi, ya mashanete mwambara mukayabona ari zahabu irabagirana, ya masaha mwambara mukayabona ari zahabu irabagirana. Ntabwo iba yaracukuwe mu kirombe gutyo, ntabwo mu birombe biba byaragenze gutyo ngo bayicukuwe
uyicukure ihita imera kuriya. Oya, ntabwo iba ivamo ari shenete, ntabwo ivamo ari isaha, ntabwo ivamo ari isahani y'izahabu, ntabwo iba ivamo ari igikoresho runaka cy'izahabu. Oya, ahubwo bayicukura ari ibuye ryitwa zahabu, ariko kugira ngo iryo buye riba rifiteho ibyondo, riba rifiteho ivumbi, riba rifiteho imyanda, iryo buye riba rifiteho ibintu byinshi bitandukanye. Noneho bakarijyana mu ruganda, bamara kurigeza mu ruganda bakarishongesha kuri dogere zirenga 1000 z'ubushyuhe. Reka dufata amazi yayandi yabize agiye guteka ubugari, ayo ngayo bapimye basanga ari kuri dogere hafi 100. Noneho rero afata ubushyuhe ubushyira kuri dogere 1000, ukubisura 10 z'amazi yatuye, urebe ubwo bushyuhe ukuntu buzaba bumeze. Hano muri Australia tugerageza tukageza ku bushyuhe bwa 45 cyangwa se 48 byakabije. Noneho ubwo bushyuhe iyo usohotse hanze ugira ngo ni mu cyokezo, ku buryo amaso yawe urebye n'abarahuma, cyangwa se hari n'igihe ugiye urugendo rurerure washiduka washishutse kubera ubushyuhe bunini. Ubushyuhe burifata bugahita butwika amashyamba, burifata bugatwika ibintu hanze kubera imbaraga z'ubushyuhe bwa 45 cyangwa se 48. ubwo bushyuhe rero tububamo tukabugendamo. Ariko uva nkubwire, iyo usohotse uba wumva uri gushya mu buryo bwose bukomeye. Rimwe na rimwe no mu mazu atagira ama air condition usanga abantu bahiye badashoboye no kwambara imyenda kubera ubwo bushyuhe. Noneho tekereza ubushyuhe bwa dogere 1000, nimba 45 udashobora gusohoka hanze ngo bikunde, ahubwo niyo ugiye mu modoka kugira ngo uzakingura imodoka ujya kwigeraho kumva nabyo ni ikibazo kubera ubushyuhe. Ibaze noneho umunsi zahabu bayishyira kuri dogere 1000. Imana yacu tugire neza cyane, ngo bayishyiramo muri dogere 1000 igakuraho imyanda yose igahinduka igikoma. None icyo gikoma nicyo batengeneza muri forume bifuza. None iyo forume bifuza hari igihe bazatengenezamo zahabu, hari igihe bazatengenezamo igikombe, hari igihe bazatengenezamo isahani, bagatengenezamo wenda isaha. Iyo zahabu bakayikuramo ibintu amatsiyeri bifuza gukuramo. Hari amakarite y'amazahabu, hari amagrame y'amazahabu, hari ubwoko bwa zahabu bitewe n'uburyo iyo formule cyangwa se iyo matsiyeri bashaka gukuramo imeze. Rero Yobu arandika aravuga ngo Imana yacu narayishakiye ibumoso ndayibura, nyishakira iburyo ndayibura, iranyihisha rwose. Arangije aravuga ngo nubwo yanyihishe ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzahinduka nk'izahabu nziza. Imana ishimwe cyane. Yayishatse arayisenga. Rimwe na rimwe turasenga tukagira ngo Imana ntabwo itwumva, rimwe na rimwe turayisenga tukagira ngo Imana yatwihishe, ariko ntabwo iba yatwihishe. Rimwe na rimwe biba rigerageza kubw'imbaraga z'umurimo w'Imana, biba rigerageza kuko ikimana hari ikimana iri kugushakamo. Akenshi ahantu hari amahoro, hari tambarare, hari ibyiza. Burya nujya ubona uri kunyura mu byiza ugaseka, abana bakagubwa neza, umudamu akagubwa neza, umutware bakagubwa neza, inshuti zawe ukabona ni sawa ziragukunze, abavandimwe ukabona baragukunze, burya uzagenda ujye gusenga uvuga ati habaye iki wa Mana we, ko ndeba ibibazo bya ko ndeba rwose ndi gukomerwa amashyi bimeze gute. Burya uzaba wabaye inshuti na Satani. Kubera iki? Kubera ko Satani ntabwo yarwanya uwo bahuje. Ntabwo bishoboka. Satani ntabwo arwanya uwo bahuje. Ahubwo nuzabona mu gitondo haza ikigeragezo, ejo hagakomanga icya kabiri, ejo hakaza ibindi bintu, nuko Satani azabona kuri kumukora ku maso. Azababona yuko wowe uri umuhaduyi wiwe. Kandi reka nkubwire, ntabwo umwanzi mu gisirikare iki tubona, ntabwo umwanzi yabasha gutera umuntu badafitanye amakimbirane. Oya, ahubwo haduyi cyangwa se adversaire abasha kuza kugutera kuko nyine ntari ibyo mudahuza. Bisobanuye iki rero? Ubundi abantu babiri bakundana ntabwo bashobora guterana, ntabwo byavamo, ahubwo barakomeza nyiri bagakundana. Ariko umwe ufite intekerezo ze undi afite izindi, abo ngabo baba bamaze kuba za haduyi. Rero abo bagomba kurwana uko byagenda kose kugira ngo havemo unesha. Rero ntabwo Satani yakwemerera yuko ugera ku masezerano Imana yaguhaye. Ntabwo Satani
yakwemera yuko ugera ku Imana ishaka kukubwira. Ntabwo bishoboka, ahubwo azahora kurwanya. Rimwe na rimwe azaguteza ibibazo bitandukanye kugira ngo abashe kugushobora. Yobu rero yaravuze ngo nashatse Imana ndayibura, nayishakiye ibumoso ndayibura, nyishakira iburyo ndayibura, ariko nubwo yanyihishe, ariko nzi neza ko indeba. Izi nzira nyuramo rero nimara kungerageza nzahinduka nk'izahabu nziza. Yarabizi neza ko ari mwigeragezwa, nubwo yashakaga Imana akabona hayibone iruhande rwe, ariko yarabizi ko imureba, yarazi ko ari mu ishuri. Uruganda rero rutunganya zahabu ruba ruhari kugira ngo rutunganye zahabu. Ntabwo uruganda bashobora kurwubaka rutazabona ibyo ruzatunganya. Oya, barwubaka kugira ngo ruzabone ibyo rutunganya. Bivuze iki rero? Natwe rimwe na rimwe turi mu ruganda, kandi turiho turashongeshwa kuri dogera 1000, turiho turakarangwa mu buryo bwose bushoboka. Iyi si ni uruganda, iyi si ni iradukaranga. Iyi si ntabwo tugomba kuyibamo nk'abantu bamaze kubona ubuturo bwacu. Oya, ahubwo turi abashyitsi n'abimukira. Iyi ni transit bagenzi. Hari umunsi tuzimurwa muri iyi si. Turi muri iri shuri rero, turi muri iyi transit, turi muri uru ruganda rudukaranga. Rimwe na rimwe baragukarangisha uburwayi kugira ngo bapime ikwizera kwawe, ubundi bakagukarangisha inzara, ubundi bakagukarangisha kugumirwa, ubundi bakagukarangisha gupfusha. Ibyo byose birakuzana muri dogera 1000. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, Imana irakuzi inzira uri kunyuramo. Hari umunsi izamara kukugerageza ukava mumeze nk'izahabu nziza. Abaza agaciro ka zahabu barakazi. Ndatekereza ko ubu ngubu ikiro cya zahabu kimaze kurenga ibihumbi hafi 35 by'amadolari y'amanyamerika. Igiciro cyacyo cy'ikiro kimwe. Nimba igiciro kirenze miliyoni hafi 35 z'amanyarwanda, urumva uburyo baba barayitunganyije kugira ngo igere kuri icyo giciro, urumva idafite agaciro. None se ntabwo uzi ko hari isaha ishobora kugura miliyoni y'amadolari? Ntabwo uzi ko hari abaririmbyi baririmba cyangwa se abakinnyi umupira bashobora kwambara shenete iguze miliyoni 3 z'amadolari? Bivuze rero ngo ako gaciro bambara ka zahabu nuko kaba karaciye mu ruganda bakagatunganya. Imana ishimwe cyane. Uru munsi uzabasohotse muri urwo ruganda kubw'umurimo w'Imana. Hari abari kurenganywa kubw'umurimo w'Imana, hari abari kurenganywa. Reka nkubwire, nta rugamba Imana ishobora guteza idafite inyungu. Nta rugamba Imana itagushyiraho idafite inyungu, ahubwo iruguteza kuko ifite inyungu mu buzima bwawe. Yigeze yaruteza Yobu kugira ngo imubonemo umukiranutsi nyakuri. Yarabizi ko ari umukiranutsi, ariko Satani ntiyabyemeraga. Imana iravuga rero ati genda ugerageze. Yagira ngo imwemeze. Ni urugamba Imana yari ifitemo inyungu kugira ngo yemeze Satani. Nawe urugamba uri uracamo, urwo rugamba ndagira ngo nkubwire ngo Imana irufitemo inyungu, kandi nyuma yo kuvamo uzahinduka nk'izahabu nziza. Imana ishimwe cyane. Tunyura mu bibazo ariko bikadutegura abo tuzababo. Niba ushaka kugira ngo uzabe ukomeye, uzanyura mu bikomeye kugira ngo bigutegure kuzaba ukomeye, bituzajya kuvuga ibikomeye imbere y'abakomeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntabwo uzabaho mu buzima butari ubukomeye kandi uri umukozi w'Imana. Niba ushaka kuzaba ukomeye, emera utsafaringe, unyura mu bibazo, kubera ko nubona uri kunyura mu byiza gusa uzavuge ngo Satani yakwegereye, kuko uwo munsi uzaba watangiye kuba inshuti na Satani. Kuko Satani ntabwo azatuza kereka umunsi azaba yamaze gutwikwa twaragiye mu ijuru. Ariko mu gihe cyose tukiri mu isi, uyu munsi dufite agahenge karacyabushye, ariko mva nkubwire aracyatuma abadayimoni bakaza bakatugerageza. Hari igihe rero azabohorwa, igihe abana b'Imana bazamuka ku musozi w'Elayono. Hari igihe azabohorwa abantu basigaye cya kintu kivuga ngo gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Umuntu akaza bakubwira ngo uracyemera Yesu? Ati ndamwemera. Bagahita bagukata urutoki. Uramwemera? Ati ndamwemera. Bagukata ijisho. Uramwemera? Ndamwemera. Abo bazaba bari gucungurwa n'amaraso yabo. Imana ishimwe cyane. Abo bacungurwa n'amaraso yabo rero ndagira ngo nkubwire ngo bizaba ari ibihe bikomeye, kuko Satani azaba yaramaze kubohorwa. Uyu munsi dufite agahenge kubera yuko tubasha kurwana n'abo badayimoni tukabatsinda kuko dufite imbaraga, ariko muri icyo gihe bizaba bikomeye kuko Satani mwenyewe azaba yaramaze kubohorwa. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, abera b'Imana uyu munsi
Patimos, barategura kuzaba ku musozi wa Elayono, barategura kuzaba na Kristo myaka 1000, aho tutazabasha guhura n'ivyo bigerageza byo gutsinda kubwo gucungurwa n'amaraso yacu. Ahubwo ni mureke uyu munsi nubwo turi mu ruganda, twihanganire mu ruganda, tuzasohokamo tumeze nk'izabo nziza. Nubwo uri urageragezwa, ihanganire ibyo bigerageza uri gucamo muvandimwe, ihanganire izo ntambara uri gucamo, ihanganire yuko bene wanyu bakuvuze, ihanganire yuko inshuti zakuretse, ihanganire yuko imiryango yagutaye, ihanganire yuko nta kintu na kimwe ufite mu ntoki cyabasha kugukiza. Ahubwo uhagarara uvuge ngo nubwo imisozi yose imeze gutya igose i Yerusalemu, nzi neza yuko nanjye ariko Kristo ngose. Kandi Habakuki yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire ntegereze icyo Uwiteka ambwira. Kandi umva nkubwire, naho amatungo yashira mu biraro, naho bahingira ubusimyerayo, uzahora ushima Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Ese ujya witegura yuko uruganda urimo ruzarangira? Erega Yobu rwararangiye. Yisomye muri 42 batubwira uburyo ki Imana yamukubiye inshuro 2 z'ibyo yari afite. Nyuma rero iramwunamura. Umva nkubwire nshuti yanjye, urwo ruganda uri gucamo ruzagira iherezo. Urwo ruganda turi gucamo ntabwo ariko bizaba kubategereza Uwiteka, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo nkwifurize rero gukomerera mu rugamba, komera ku munsi mubi, hari umunsi Imana izatugirira neza. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Muri uru ruganda turibayemo, uruganda rwo kugeragezwa, uruganda rwo kuducura, uru ruganda rwa zahabu, cyangwa se uru ruganda rufite umuriro mwinshi cyane, ndagira ngo nkubwire ngo tuzahabwa imbaraga Umwuka w'Imana natumanukira. Rero twuzure Umwuka Wera, dukorera Imana, dukomeze tuvuge kugira neza kw'Imana, dukomeze dusenga Imana kugira ngo twuzuze Umwuka Wera muri iki cyumweru. Kandi si nibyo gusa, umuntu ashakashakisha umwete ijambo ry'Imana, ashakashakisha umwete kongera kugira ibihe byiza imbere y'Imana, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi tuzabona. Nubwo twanyura mu bikomeye, nubwo turiho turanyura mu birusha imitima bikababaza ubugingo, ariko nimuhumure, abashakana Imana umwete bose bazayibona. Imana itugire neza cyane. Ndakwifuriza rero kuba mu ruganda ukemera ukavamo ushiririye neza. Hari abantu babakubise mu isafuriya cyangwa se babakubise mu ruganda rurimo umuriro, bahita bataruka barajabuka, avamo yapfubye yahiye uruhande rumwe. Abo muzabasanga mu rusengero, arakubwira ngo ndi umuvugabutumwa mwiza, ariko mu kanya akajya gusambana muri rogi. Arakubwira ngo ndi umuvugabutumwa mwiza, mu kanya mu by'ukuri yarahiye, ariko hari ibice byiwe bitahiye by'umubiri. Hari abamama beza bageze mu ruganda bahita bajabuka barirukanka, badahiye neza, batavuyemo nka zabu nziza. Ukamubona ni umukozi w'Imana, ariko ubwibone bwaramutwaye. Akakubwira ati njyewe ntabigenje gutya, nakoze gutya na gutya, umubiri wanjye ntawitayeho gutya, rwose byagenda gutya na gutya. Kandi ibyo bikaba byaramutwaye ubwibone. Yageze mu ruganda arajabuka, arasimbuka nka za njugu ukuntu zitaragurika. Urabona injugu yitarutse ibonye umuriro ihita itaruka cyane igasimbuka kugira ngo umuriro utayikubita, ariko ukayikubita wayihushuye n'ubundi gashwanyuka, ariko ikagenda ivuga ati nari mpfuye. Bivuze iki rero? Hari abantu bageze mu ruganda barajabuka barirukanka. Imana yacu tugire neza cyane. Abo rero tuzabasanga mu rusengero. Abo abantu bageze mu ruganda rwo gutinda kubona abagabo, barajabuka bahita bajya kwishakira icyo bita kwishingira, ngo nzaba nihana, uzamubona. Abandi barajabutse bahita bajya mu bapfumu, ngo kubera yuko batinze mu bushomeri bwo kutabona akazi, bahita bajya mu bapfumu. Bagezeyo bararaguza, babaha imiti ngo y'amafaranga, baracuruza barunguka cyane. Abo uzababona bazaza n'ifunguzo imbere y'urusengero, ngo ndashima Imana yampaye amafaranga, kandi mu by'ukuri nawe abizi ko yagiye gushaka imiti. Rero abo bose muzababona, ariko Imana itugire neza, ntituzapfube mu ruganda, ahubwo tuzavemo tumeze nk'izahabu nziza. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ni wowe wo kwemera uruganda ubayemo, ahubwo ukazarusohokamo umeze nk'izahabu nziza. Ibyo uri kunyuramo ndagira ngo ngukomeze nkubwire ngo siko bizahora kubategereje Imana. Kandi uhumure, Yesu aguhaye imbaraga kuko wamaze kumva yuko Umwuka w'Imana yaje ku buzima bwawe. Rero Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbifurize kuzagira icyumweru cyiza cyo kuzura Umwuka Wera. Kandi nubwo muri kunyura mu ruganda, ndabakomeje mu ruganda. Abuzuye Umwuka Wera basohokamo bameze neza. Mu ruganda abuzuye Umwuka Wera bavamo bahindutse abantu b'igiciro, bashayininga. Mose yavaga ku musozi akava yashayininga. Nawe ndakwifuriza gushayininga mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu, mu muryango ushayininge, mu bavandimwe ushayininge, heshi ushayininge, ibintu byose bizagende neza, ubundi tugende mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza, abazemera bazakizwe. Erega ababyeyi bawe bakeneye kukubona washayininze. Ababyeyi burya reka nkubwire, hari abantu bazakubwira ngo ngo dore ukuntu kimeze, ngo dore ukuntu gisenga, dore ukuntu gisa, dore bla ibyo bareke babwira ati ni uruganda rwanjye, ariko hari umunsi uruganda ruzaba rumaze kunkaranga neza, ngasohoka mumeze nk'izahabu nziza. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye, Yobu yasohotse mu ruganda, ba Berudadi n'abandi baza kumusaba imbabazi, arangije arababarira, baza kubona ineza y'Imana ku buzima bwe, kuko nyamara yari yaramaze kwihanganira mu ruganda, yarihanganye, aravuga ngo ntabwo uko byagenda kose sinzikuraho icyubahiro cyanjye, sinzarinda niyambura ubunyangamugayo bwanjye, nzarinda pfa. Imana ishimwe cyane. Nawe ntuziyambura ubunyangamugayo kubw'ikigeragezo uri kunyuramo, ahubwo uzahagarara uvuge ngo ndi mu ruganda, kandi uruganda ruzagira iherezo. Imana ishimwe cyane. Reka rero mbifurize umunsi mwiza, mbifurize ubutabazi bw'Imana, mbifurize kongera kuzura umwuka wera, mbifurize gukomera mu ruganda, mugakomera ku munsi mubi mubayemo, mugakomera mu bihe bikomeye cyane, ubundi mukagenda muvuga ngo uko bisa kose tuzahabwa imbaraga, umwuka wera natumanukira. Umuntu wese yuzura umwuka wera niwe mwaturiyeho, uhereye none ukageza iteka ryose. Shalom shalom. Amen, amen, amen.